Irango murabizi ko ku munsi w'ejo Irene Murindahabi ndetse na Nikuze Liliane basezeranye mu murenge cyangwa se imbere y'amategeko, ndetse n'ibintu byabereye mu muhezo ku rwego rwo hejuru kubera ko byabereye mu karere ka Rwamagana. Ndagira ngo ibintu mwabonye kandi ntabwo nshaka kubitindaho, ahubwo hari indi nkuru mbafitiye. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru yo abantu benshi batigeze bamenya, ndetse ni inkuru navuga ko abantu batasobanukiwe ibyabaye. Nta n'umuntu wigeze abona video muri Kigali yose, ku buryo abantu ahubwo nkibona izi video nanjye mvuze nti abantu bari buze gutungurwa n'ukuntu aba bantu bakomeje kugenda bagira ibanga rikomeye, cyangwa se aho Irene Murindahabi ndetse n'uyu mugore we Liliane Nikuze bakomeje kugenda bakora ibintu byabo mu bwiru bukomeye cyane. Ngira ngo ni video murimo kureba. Ejo bundi kuwa gatandatu washize habaye ikirori gikomeye cyane. Ngira ngo murabizi ko iyo hagiye kuba ubukwe habanza kuba ibirori by'ibanze, habanza kuba ibirori bitandukanye, yaba gufata irembo, yaba proposal, yaba iby'umurenge se n'ibindi byinshi bitandukanye, yaba bridal shower. Habamo rero ibirori byinshi bitandukanye byitegura ubukwe nyirizina biba bigomba kuba, ndetse ni bimwe muri ibyo birori n'ubundi byabaye ejo bundi kuwa gatandatu washize tariki 8 z'ukwezi kwa 8. Ngira ngo rero abantu ntabwo babimenye, ntabwo bigeze bamenya ibyo uyu nguyu Irene ndetse n'umugore we bari bateguye, ndetse byari ibintu bikomeye cyane byabereye hariya i Remera. Ngira ngo rero reka mbibabwire neza mubisobanukirwe, kubera ko ntekereza ko ntabwo abantu benshi babimenye. Nawe ndabizi ko amahirwe menshi utamenye ibyabaye. Ngira ngo rero ejo bundi kwa gatandatu nijoro rwose mu masaha y'isa 3 nibwo habaye igitwa bridal shower, cyangwa se ni umuhango wo gusezera ubukumi. Ni umuhango ahanini ukorwa n'abakobwa b'inshuti zugiye kuba umugore, cyangwa se zugiye gukora ubukwe, zugiye kurongorwa, hanyuma rero bakamuganiriza. Ngira ngo ntabwo nabijyamo cyane, abantu bakuze barabizi, ariko nyine umukobwa nyine baba bamusezeraho bamubwira bati tugiye kuba umugore, ndetse bamugira inama kuri bimwe mu bintu agomba kwitwararika n'uburyo agomba kwitwara mu gihe azaba ageze mu rugo rwe, mu gihe azaba amaze kubona umugabo we yamaze gusezerana. Ngira ngo rero ni ibirori nyine byabaye. Hanyuma hari inshuti nkeya z'uyu mukobwa Nikuze Liliane, ndetse navuga ko ntago haba hari Irene Murindahabi. Ni ibikini kuko nabibabwiye, ni ibirori by'abagore, nta mugabo ugomba kuhagaragara cyangwa umusore. Hanyuma bikaba ari ibirori rero byabaye nyine kwa gatandatu. Ngira ngo byabaye mbere y'iminsi mike kugira ngo habe umurenge, ari wo wabaye rero ku munsi w'ejo. Mu masaha y'amasaa 7 saa 8 gutyo nibwo Irene Murindahabi yari arimo gusezerana imbere y'amategeko ko agiye kuba umugore wa Nikuze Liliane ubuzima bwe bwose, ndetse bagasezerana ivangamutungo ku mitungo yabo. Hanyuma bakaza rero no kubikorera nyine muri ako karere ka Rwamagana. Bikaba ari ibintu byatunguye abantu bikomeye, bitewe nuko ntago bumvaga buryo ki abangaba rwose bashobora kugira gutya bakava muri Kigali ahantu baba. Umugore n'umudiaspora, abantu b'abakire, n'abantu bateye imbere. Irene ni umukire, ni umusirimu, ariko ibintu bakajya kubikorera i Rwamagana. Byaro kugira ngo rero birinde itangazamakuru, byaro kugira ngo birinde kubona ibyabaye kwa Vestine, ari byo byongeye kuba kwa Irene Murindahabi. Ngira ngo murabyibuka kwa Vestine n'ubundi Irene ntiyashakaga ko bijya hanze, kubera ko yashakaga ko aza kubishyira kuri YouTube channel, ndetse kubw'amahirwe make rero bitewe nuko muri Kigali haba harimo abanyamakuru benshi bagomba kurya, bagomba gushaka umugati, bagiye kugira gutya babagwaho, hanyuma bafata amavideo, bafata amafoto, biza kwica ibintu byose. Irene rero yahise avuga ati why not yewe nta kwigira mu ntara nkajya gukorera ibirori byanjye, ubundi nkagaruka muri Kigali naba nshaka no gustreaminga cyangwa se gushyira iyi video y'urugendo rwose uko byagenze kuri channel yanjye, nkibonera amafaranga nabyo nkabikora muri ubwo buryo. Nubwo buryo rero babijyanye i Rwamagana, ariko nanone
navuga ko imirimo cyangwa se igikorwa nyirizina cy'ubukwe kirarimbanije kubera ko uyu munsi turi kuwa gatatu ejo bundi kuwa gatandatu harabura iminsi ibiri yonyine kugira ngo tugere ku munsi nyirizina w'ubukwe bwa Irene Murindahabi ndetse na Liliane. Ngira ngo rero ni ibintu byiza cyane binashimishije ndetse abantu bakunze ngayo guko rero iyi ngiyi ni Beta TV Rwanda ukore sub tujye tubana umunsi ku munsi. Ngira ngo abantu benshi batunguwe n'uburyo Irene Murindahabi yakozemo umurenge we mwibanga rikomeye cyane kugeza naho yagiye kukorera mu karere ka Rwamagana kubera ko yarabizi ko naramuka bikoreye mu mujyi wa Kigali ari buze kubona abanyamakuru ndetse n'ababloggers bamwuzuye hejuru barimo gufata video uko babishaka muri angle bashaka ndetse ntago ari byo we n'umukunzi we Nikuze Liliane bifuzaga. Niyo mpamvu rero bagiye mu karere ka Rwamagana, ariko nanone ntabwo ari Irene w'umuhanga wenyine mu gutegura ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo bize kubera mu muhezo, ahubwo uyu mugore we Nikuze Liliane nawe mutinye cyane kubera ko hari ibintu byabaye mu minsi yatambutse. Ni ibirori bikomeye cyane bibanziriza ubukwe ndetse ntabwo abantu bo muri Kigali mwamenye byabaye, ariko ejo muri kwa gatandatu tariki 8 z'ukwezi kwa 8 habaye bridal shower y'uyu mukobwa Nikuze Liliane ndetse ni ibintu byabereye mu ibanga rikomeye cyane kugeza naho nyine mutigeze mumenya ngo ni ibiki birimo kujya mbere, ariko nyine byabaye kwa gatandatu. Hanyuma ubu tuvugana kuri uyu munsi bakaba bagiye mu murenge kwemerera amategeko ko babaye umugore n'umugabo forever ndetse bazatandukanwa n'urupfu. Ngayo ngoko ngiye nitwe Dino nyawe ukore follow tujye tubana umunsi ku munsi.